Ni inkuru ishimishije cyane, inkuru ishimishije cyane cyane ku bantu bakurikiye uyu musaza ubwo ku itariki 25 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yajyaga muri BK Arena agahura na community y'abayisilamu abaganiriza bakaza kugera n'igihe cyo gufata umwanya bakamubaza ibibazo cyangwa se bakamugezaho ibyifuzo byabo. Uyu musaza witwa Sebazungu Issa murabyibuka yuko yasabye umukuru w'igihugu ko yamufasha ubuzima bumeze nabi agera naho amuregera ubukene. Mu mvuga yavuze ati ndakuregera ubukene. Inkuru nziza rero nari mvuze ko ari nziza nuko nyuma y'umunsi umwe gusa cyangwa se numva ari umunsi umwe Sebazungu Issa mu byo perezida yari yategetse yuko bigomba kuba kimwe cyabaye, yahawe igare ryo kugenderamo. Cya kibazo yari yavuze cyo kuba agera cyakamba bakaba baramuteruye banaze mu modoka, icyo ntabwo kizongera kubaho. Sebazungu rero kuri ubu ngubu yashyikirijwe igare rye aho acumbitse mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ni mu kagari ka Gacyamo mu kagari kitwa Agacyamo mu mudugudu w'Amahoro. Umusaza w'imyaka 85 yavuze ko yishimiye cyane kuba hawe ubufasha na perezida wa Repubulika Paul Kagame mu gihe gito kitarenze umunsi umwe, akavuga ko afite n'icyizere ko n'ibindi bibazo yamugejejeho bizakemuka vuba. Magambo yaravuga ati rwose ndanezerewe cyane, aya mahirwe yo kubona perezida nabonye ntabwo nayapfushije ubusa, ati n'ibintu nahoze nifuza kuva kera, aho nabiboneye rero ntabwo nagomba kubipfusha ubusa. Ati ndashima uyu musaza afite abana bagera mu 8, ndumva ari 8 niko amakuru atwereka. Hanyuma akaba yarabayeho mu buzima nyine bugoye kuko avuga ko ubukene bwari bumereye nabi. Reka nongere nse nk'ubibutsa uko byari bimeze ubwo uyu musaza yaregeraga nyakubahwa perezida wa Repubulika ubukene. Ibindi ntabwo yamuregeye ko ari kumugezaho ibibazo afite, ariko ageze ku bukene ati ndabukuregera nabwo urebe icyo ubukoraho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika ati humura rwose ibyo turaza kubikora. Humva Sebazungu ukuntu yabivuze ni agace gateye amarangamutima, abantu benshi kabakoze ku mutima bitewe n'ukuntu yarimo abivuga. Hanyuma agira amahirwe nyine umukuru w'igihugu abasha kumwumva. Ariko mbere yuko ngana ku musozo sinabura kubabwira yuko guhura kwa nyakubahwa perezida wa Repubulika n'ira community y'abayisilamu byasize hari benshi babyungukiyemo, ko nka Sheikh Barushimana avuga ko bahawe umukoro wo gufatanya na leta bagashaka imishinga yafasha abantu batishoboye cyangwa se bafite ubumuga mu idini ya Isilamu kugira ngo bajye babona icyo kurya buri munsi, babone n'amafaranga bafasha mu bindi batagiye gusaba ku muhanda. Ibi rero bigiye gukorwa abantu bafite ubumuga muri community y'abayisilamu nyine basengera muri Isilamu. Urumva aya mahirwe agiye kubageraho, ubuzima bwabo bashe kuba bwakoroha biturutse ku kuba barahuye na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Reka ngane ku musozo mbasigiremo ka video na gace gato mbashyiriramo mukumve uko byari bimeze. Ariko mbere yuko nsoza reka nkubwire ni ntabwo bikiri ngombwa yuko ujya kuri shop cyangwa se kuri supermarché kujya guhaha. Haje uburyo bushya bwo kubikora, haje application yitwa Easy Buy RW. Easy Buy RW ni application ushobora kujyaho ukabasha guhaha ibyo ushaka byose. Hanyuma imaze kubihaha ukora iyo order, ibyo umaze guhaha bakabikoherereza iwawe mu gihe kitarenze iminota 40 baba bamaze kubikugezaho. N'ahandi wayikura rero application ya Easy Buy RW urayidownloadinga kuri Play Store, urayibonaho, cyangwa se n'abakoresha iPhone naho aho mudownloadingira ama application uragenda uyidownloadinge wishyire muri telefone yawe. Numara kwishyira muri telefone yawe ubundi noneho utangire ujye uhaha mu buryo bworoshye. Urahaha ibikoresho byo mu rugo, aho ibyo kurya, aho imyambaro, uhahe ibikoresho bya electronic, byose urabisanga kuri Easy Buy RW ubundi bibashe kuba byakugira umumaro. Umva Sebazungu rero uburyo yareze ubukene, none umukuru w'igihugu akaba agiye kubuvunira umuheto buno bukene bwari bumumereye nabi. Muzehe Issa, reka twumve. Murakoze ku mwanya nyakubahwa perezida wa Repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona, nakwifuje imyaka myinshi. Mfite imyaka 85 nitwa Sebazungu Issa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye mu muhanda bate turagupakira bagaterura bakanaga mu modoka.
icyo kintu cyarambabaje cyane buri gihe kinera agahinda ndakuregera n'ubukene ndakennye cyane ndashonje mererwa nabi buri gihe turacyurirwa turirukanwa ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro ariko abandi bakakatwiba. Twarabaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugari bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bate mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu nta kibazo. Umenye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite nawe ni ibyo navugaga ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose hari n'undi wari uje inyuma, mubumve ibibazo byabo, hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi benshi bari nayo baze. Murakoze. Gahunda mushireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo. Protocol nidufashe. Ukeneye guhaha byubuse kandi bitakugoye, ntugire impungenge. Easy Buy RW irahari ku bwawe. Gura ibiribwa, ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro n'ibindi byinshi byose ubibone kuri application imwe gusa. Kora order igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Ikindi kandi ufite guhitamo uko wishyura, yaba mobile money, gukoresha ikarita cyangwa se ukishyura ibyo wahashya n'uko bikugezeho. Tugukorera delivery mu minota itarenze 40 gusa. Downloading application ya Easy Buy RW maze utangire guhaha mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ukeneye kutuvugisha wahamagara kuri 0795511894 cyangwa ukadusangaho dukorera Rwandex mu nyubako ya Prestige House kuri floor ya 2. Igihe ni iki nguhaha ibyo ukeneye byose kuri application imwe rukumbi.